Samweli habaye ibitangaza bakuraho imana zabo birinze ubusa. Twasomye byinshi tubwirwa byinshi ariko twibaza ku mwami yatinze. Hahirwa abafite kwizera vuba azagaruka. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese abakurikiranye Riyo Media TV Rwanda. Uyu munsi twatembereye, twagiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi, aho twagiye kureba korali yitwa Ebenezer Melody Singers. Ni byiza kubana namwe, reka mubanze mutwibwire kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya abo turi kumwe nabo. Murakoze. Amazina ni Muzo Patrick, abandirimba muri korali Ebenezer, indirimba murakoze. Amazina yanjye ni Manirumva Samuel, abandirimba muri Ebenezer Melody Singers kandi n'abandirimba Ijwi rya Tatu. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina ni Nadia Dusabimana, ni umuririmbyi wa groupe Ebenezer, ndirimba ijwi rya soprano. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye ni Nigena Joseline, abandirimba muri Ebenezer Melody Singers, abandirimba ijwi rya soprano. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina Anne Marie Dukunda, kandi ndirimba muri korali Ebenezer Melody Singers, ndirimba ijwi rya soprano. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina ni Serge Hirwanayesu, muri Ebenezer Melody Singers ndirimbamo ijwi rya bass. Murakoze. Amazina ni Makungu Joyeuse, muri Ebenezer Melody Singers, ndirimba ijwi rya Murakoze. Nawe nitwa Dushimana Jean Claude, ndirimba ijwi rya tenor. Murakoze cyane. Reka nk'uko dusanzwe twakira abaririmbyi, tubabwire banze baturirimbire indirimbo imwe ibintu niba iyo mu gitabo nta kibazo, ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Murakoze.
murakoze cyane nk'uko mwabyumvira rero mwese abadukurikiye, iyi ni korali yitwa Ebeneza Melody Singers ibarizwa mu itorero rya Bubazi mu ntara ya Bubazi, ni mu ntara y'Iburengerazuba ndetse ndakeka ari no muri Field y'Iburengerazuba niba ntibeshye. Mwaha mikorofone perezida tukaganira akatubwira ese Ebeneza, iryo zina Ebeneza ryaje rite? Uko wa perezida watubwira. murakoze. izina yanjye nitwa Jean Claude Dushimimana, ni umuyobozi w'iyi gurupe. turi abaririmbyi bitwa Ebeneza. Ebeneza ni izina tubona muri Bibiliya. Yego. Ebeneza ni izina risobanura ngo Uwiteka yaratuzahuye. ibyo tuzabisoma mu Rwanda rwa Samweli igice cya 7 umurongo wa 12, kandi ni izina rifite amateka atangaje, aho Abisirayeli bari babonye ko bagiye gutsindishirizwa baravuga ngo Uwiteka yaratuzahuye bagira intsinzi. Ntekereza ko ari naho mwahisemo kwitwa iryo zina Ebeneza kubera ko Uwiteka yaratuzahuye koko, ndetse yadukuye ahantu hakomeye buri wese yakwishimira kuba ageze aho turi ubu ngubu, ndetse aho twavuye hariho cyane bikabije. Ibyo biratujyana ku kibazo kivuga kiti ese Ebeneza Melody Singers yabayeho ryari? Iyi gurupe nyine mu kubaho kwayo yabayeho ryari, yafonzwe ryari muri make? Ebeneza Melody Singers ni kutubona wenda ukabona n'ibyo tubonye, ariko muri Ebeneza imaze igihe ihari. ni umuryango washinzwe muri mu mpera za 2016. Kera cyane 2016, ubu turi 2025, bivuze ko mumaze imyaka 9. Yego. Ntekereza ko ejo bundi aribwo nabonye indirimbo yanyu kuri YouTube channel yanyu yitwa Ebeneza Melody Singers. Twanashishikariza n'abantu badukurikiye bose kuba bajya bakanda subscribe ndetse na like na share iyi channel y'abana, tukayizamura ko mbona abana bafite impano, bafite tara kandi biyemeje gukorera Imana, mu gihe urundi rubyiruko usanga rwaragiye mu nzoga, mu itabi, mu bitagira umumaro, ariko n'abana bahisemo gukorera Imana. Tunabashimire inshingano mwafashe mukiri abana. Imana bakomereze impano. Murakoze cyane. Ebeneza Melody Singers nk'uko twabivuze ifite channel yitwa Ebeneza Melody Singers n'ubundi nk'uko izina ryabo riri. Ese hari indirimbo twiye tubona mbere, tubona Ebeneza Melody Singers ariko tuyibona ari abasore gusa. Ni gute Ebeneza Melody Singers twayibonaga ari abasore gusa kuri ari nka groupe, ubu ngubu n'ubundi twaba tuyibona ari Ebeneza Melody Singers iri mixed, abakobwa n'abahungu? Sinzi niba harimo abamama murimo cyangwa abapapa, nabyo muraza kubitubwira, ariko mwazisobanura kuki imbere bari abasore gusa ubu twaba tubona bavanze ari abasore n'abakobwa. Yego, murakoze. Niyo mpamvu navuze ngo Ebeneza yatangiye muri 2016 kandi hashize igihe. Yego. Icyo gihe yatangiye ari abasore gusa nibyo, kandi nabo bakoze umurimo, ndetse abenshi muri bo ndakeka dusigaranye ngo bashya cyane, uba turi kumwe ni Serge ndetse mu bafounder bayo abenshi, ariko baracyaturi hafi. Kuba rero uyu munsi muri kuyibona harimo abakobwa ndetse harimo n'abandi benshi, ntabwo ari aba gusa. Yego, kose aba ni represent ba group. Yego, aba ni bake muri bo babashije kuboneka, ariko ni benshi. Harimo abakobwa benshi n'abo basore barimo, kandi n'ubundi ntabwo bigeze bahagarika kudufasha. Isaha n'isaha baba bahari. Gusa twashimye ko twongeramo n'abakobwa kubera ko uko mubizi umusore uyu munsi, umusore aba ari gushakisha mu nzira zitandukanye. Yego. Birumvikana ko hari igihe rimwe na rimwe abasore tutabashaka kuboneka, cyane ko nanjye nayinjiyemo muri 2017 icyo gihe nari mpari, ariko twagiye tugira intege nkeya, tubona ko tutabasha guhura ngo dukore ibikorwa byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi igihe hagiriyemo abakobwa, namwe ngira ngo murabibona, niyo mpamvu turi gukora indirimbo nshyashya, niyo mpamvu turi kuzamuka cyane, kubera ko twagiye twongeramo izindi mbaraga nshyashya. Barakoze cyane bafite bacu kwitanga bakaza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Channel ya Ebeneza Melody Singers yaba imaze igihe kingana iki? Yaba ifite aba subscribers bangahe kugeza kuri ubu ngubu? Aho ngaho byaba byiza buriya nje kwitabaza cyane umuntu ushinzwe ibyo bintu. Yego, nta kibazo. Nditabaze coach atubwire ukuntu bimeze. Serge, iki kibazo ndumva kimureba cyane.
amazina ni Serge Hirwa na Yesu nk'ibisanzwe n'ubundi nk'uko perezida yabivuze. Channel ya Ebeneza Melody Singers ifite subscribers abasubscribers 748 mu gihe kingana iki? ikaba ishobora kuba imaze amezi buranganyirikana amezi nka ndi kumva ahari tugiye kumara amezi nk'atandatu kuko twatangiye muri uriya mwaka utangiye amezi 6 channel itawa ararenga sabu magana ari mu mpera z'uriya mwaka aho niho twatangiye dushyiraho amawudiyo ya mbere twatangiye muri uriya mwaka ushize tuva ari mu kwezi kwa 12. urumva bivuze ko nibura duhize mu mpuzandenga mushobora kuba mwinjiza abasabu 110 mu kwezi wenda ariko aho dutangiye gukora cyane birumvikana niko abadukurikira bagiye baba benshi uyu munsi basa n'abazamukiye rimwe kuko mbere ntabwo twari ariko kandi tunabashimira cyane ngira ngo nshishikarize n'umuntu wese urimo aratureba nawe agereyo arebe kuri iyo channel yitwa Ebeneza Melody Singers azabonaho ibihangano byacu nibyo rwose kuri kariya kabuto k'umutuku kanditseho subscribe kuhakana nta kibiguzi bisaba ni ugutanga inkunga ya mu kubaka no gukora umurimo w'Imana byaba byiza ugiye rwose ugakanda subscribe bano bana bakazamuka tukareba ko iyi channel n'ubutumwa butanga byagera ku bantu benshi batandukanye bari mu mpande enye z'isi zitandukanye. So Ebeneza Melody Singers mufite indirimbo zingahe kugeza ubu ngubu ziri hanze zizwi n'abakunzi banyu? Audio ni zingahe? Video ni zingahe? Murakoze. Kugeza ubu ngubu dufite indirimbo ziri hanze za audio 3 ndetse harimo yamaze kujya hanze amashusho yayo n'izindi zikirimo gutunganya amashusho yazo zindi 2 bivuze ngo dufite audio 3 ndetse na video imwe ushobora kubona kuri YouTube yacu. Uvuze imwe igaragara ifite amashusho? Yego. Kuko maze iminsi nyibona itwendinga kuri izo mbuga nkoranyambaga yitwa Yaratuzahuye, siyo? Iyo ndirimbo Yaratuzahuye ni indirimbo nziza cyane ifite ihuriye n'izina ryanyu nk'uko yitwa Ebeneza Melody Singers bivuze ngo Uwiteka yaratuzahuye, mwabyitiriye indirimbo yanyu yitwa Yaratuzahuye. Yego. Iyo yagize mwatuzamuraho ku iyi ndirimbo igice kimwe na refrain mburirimba live n'abantu bakumva ko abantu baririmbye iriya ndirimbo tubona ari nabo bayiririmbiye no muri studio twumva ko amajwi yagenda neza igice kimwe na refrain nibura. Yego. Samweli abayibitangaza bakuraho imana zabo biritse ubusa intsinzi iraboneka Samweli ashinga ibuye atamika Uwiteka yaratuzahuye yaratuzahuye yemeye kutuba aducira inzira mu miraba adukiza umwanzi utugose tumuririmbire duhimbaza Ebeneza. Cyane turifuriza buri wese uyiteze amatwi kugira icyo ayikuramo ndetse no kugira icyo umwungura mu buzima bwe. Sinzi niba ikibazo ngiye kubaza ari wowe uri bugisubize cyangwa undi bugisubize. Nifite ikibazo cy'uko mbona uko mugaragara mu cyara abana batoya, hari korali zikomeye ziremereye zananiwe gukora indirimbo za audio ndetse na video kandi ziba zigiye zikora izi mbaraga nk'abana mwebwe muzikora ninde abaterankunga ku ruhande cyangwa se arakundi ukuntu bijya bigenda? Murakoze. Mbere buriya twizera Imana. Yego. Kandi nizera ko impamvu tubasha gukora ibi ngibi ntabwo ari ubushobozi bwacu, ni Imana ibutanga. Ntabwo kugeza uyu munsi gukora video nibyo birahenze, ariko tujya tugira Imana tukabona rimwe na rimwe hari umuntu uje akavuga ati mwakira 10,000 ndabizi ko umurimo utoroshye
tukabona undi araje aravuze ati harya muzajya muri studio ryari, uwakunze ibihangano byacu akaba yadutera inkunga, ndetse nyuma y'ibyo natwe turakora. ukiri aho ubuze akantu ko gutera inkunga, Yego, ukora hasi unyibutsa ibiri. yego. Hari ukuntu wumva indirimbo ya korali ikagushimisha, urumva ukumva wifuza gutera iyo korali inkunga, ariko ukabura uburyo wacisha aho wacisha inkunga yawe kugira ngo batere inkunga. Nta kuntu wavuga nimero ya perezida, umuntu udukurikiye muri aka kanya wifuje gutera Ebenezer Melody Singers inkunga, akaba yadufasha akabatera inkunga biciye kuri nimero ya perezida, niba nta kibazo biguteye. Nta kibazo, n'ubundi bagiye babikora kandi niyo babinyuzaho. Tubwira ko kanimero karimo rero. Nimero yanjye ni 078 078 05 05 34 34 8 8 33 33 yisubiremo. 078 05 34 8 33. Ngira ngo rwose mwese abantu mudukurikiye, ari abari mu Rwanda, abari muri diaspora, iyi korali ikeneye inkunga yanyu, mugire icyo mukora kugira ngo turebe ko hari aho yavaye n'aho yagera. Murabona ni abana batoya ariko biyemeje kugira icyo bakora ku butunzi bwabo, bagatera umurimo w'Imana inkunga. Turingize kugira ngo ukurikiranye iki kiganiro wese abishyizeho umutima adufashe iyi korali imenyekane. Kora subscribe, ukore share, ukore comment. Iyi korali tubibone iyi channel ejo bundi yagize sub zirengane buri 2020, tubaruka na dushima Imana. Yego, ni twifuza. Kandi nanjye nakongeraho mbabwira nti burya umugisha uzawubona yuko hari icyo wafashije. Indirimbo mu Adventiste tujya tuvuga ngo wafashisha amasengesho no gutura amaturo, nubwo utabasha kugera kure ngo wigishe nka Pawulo, hari ibyo wabasha gukora. Ahari ushobora kuba utabasha kuririmba, ushobora kuba utabasha gucuranga, ariko ni byiza ko watwereka ko dukunda, cyangwa niba wanyuzwe n'izi ndirimbo, cyangwa se ushaka ko natwe tugera kure. Natwe tuba dufite inzozi zo kuba korali ikomeye, kandi turashimira cyane ababikora tugeraho. Kandi byaba byiza ko, sinzi niba twese tuvuga aderese y'ahantu tubarizwa, ariko iyo dusanze no ku itorero buriya birakunda. Ngira ngo twabivuze ko mubarizwa mu ntara y'Ububazi, itorero ry'Ababazi field ya West. Yego, Yego, Uburengerazuba, ni hano hafi Rubengera. Umuntu yaza akatubona akaba yadutera inkunga, inaha aho baba batuzi. Ushobora no kugera rimwe na rimwe aho dukorera atubwira ati nifuza ko kubatera inkunga muri ubu buryo. reka tuvuye no kubyinkunga y'ibigaragara, dukeye no gusohoka tukagera amasomo, tukaremba ahantu henshi hatandukanye, tukabasha kumenyekanisha iyi korali. Ese umuntu ashatse kubatumira ambara icyo ngushaho bwa mbere, yabatumira mu buhe buryo, yageza ubutumire bwe hehe kugira ngo mubashe kuba mwajya kuririmba ku itorero rye abarizwaho, cyangwa ari nka korali ishatse kubatumira? Biroroshye, ni ukunyura mu nzira zisanzwe. Ushobora kwandikira itorero rya Ubazi, bibaye byiza n'ubundi iriya nimero nabahaye n'ubundi niyo wahamagara, ukambwira uti ese muriteguye ko twaza kubataramira, twabivugana tukareba igishoboka bitewe na gahunda ihari. Bishobotse nta kibazo, binyura mu nzira zisanzwe. Abadventiste baba babizi yuko hari gahunda yateganyijwe y'itorero, bandikira itorero bakasaba ko tuza kuririmba, turaza nta kibazo. Hariho hose mu gihugu dushobora kugeraho. Turi kurenda kugera ku musozi w'iki kiganiro. Hari akabazo k'amatsiko nari mfite. Mwibuka kuduha indirimbo ntege zagiye gushira amezi 2 cyangwa 3 iriya ndirimbo igiye hanze. Ese nka Ebenezer Melody Singers ni iki muhishiye abakunzi banyu mu minsi iri imbere? Yego, navuze ntihari indirimbo tugifite zimwe ziri gukorwa. Kuri uyu munsi tugiye gushyira hanze indi ndirimbo. Vuba murayibona kuri screen, abagiye kuri channel yacu muraza kubonayo yuko hagiyeho coming soon, bateguriza yuko hari indirimbo igiye kuza yitwa Twasaba. Yego, nk'uko twayibanje muri iki kiganiro bayibonye itangira ikiganiro. Yego, iriya ndirimbo irajya hanze vuba cyane, murahita muyibona, mujyeho mudukurikire, mwisharinge bagenzi banyu. Irimo ubutumwa bwiza buhumuriza, bituye buri wese. Ngira ngo iyo ndirimbo Twasaba mwayituririmbira kugira ngo n'abantu barusheho kugumya kuyikumbura, nubwo batarayibona igaragara amashusho. Nkeka ko twaba dufite lyrics yayo, ariko mu kiganze igaragaza amashusho yose. Yego, muyituririmbire igice kimwe cyangwa 2 niba nta kibazo, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Salamu alaykum.
mukiza ureba mu mitima yacu twasaba byinshi ariko wowe uzi ibyo dukeneye navuga byinshi ariko uzi ibyo ntekereza mukiza ureba mu mitima yacu twasaba byinshi ariko wowe uzi ibyo dukeneye niyo twagira ibibazo bituvuna urengera ukadutura imitwaro ni kenshi tujya kure tukakuvaho shima mukiza tudutererana niyo twagira ibibazo bituvuna uremera ukadutura imitwaro ni kenshi tujya kure tukakuvaho shima mukiza tudutererana murakoze cyane iyi ndirimbo ni nziza cyane twiteze ko izazamuka cyane kurenza iyabanjirije iyi ngiyi mfite ikibazo kimwe nshaka kubaza abana b'abakobwa muririmbana urabona ubundi iyi korali bwa mbere yabanje ari iy'abahungu abana b'abakobwa mbere mubona iyi korali iririmba mwiyumvaga mute ntabwo mwatekerezaga impamvu basaza banyu batabashyira muri korali ngo muririmbane mwatekerezaga iki kuri iyi korali kuba iririmba ari abahungu gusa amera mikorofone umuntu yegeranye akatubwira ko yumvaga mbere yuko ajya mu iyi korali ese nyuma yuko ayigezemo bwo ariyumva gute tubwire n'amazina ye n'ijwi aririmba muri korali murakoze amazina ni Nadia Dusabimana nkaba ndirimba ijwi rya soprano iyi korali nk'uko mwakomeje kubivuga ko twakomeje kubyumva itangiye ari korali y'igitsina gabo gusa rero mbere batangira yari korali n'ubundi ikunzwe twarayikundaga nubwo nyine nyuma yaje kugira imbaraga nkeya bitewe n'abantu bari bayirimo kuko bagiye bagenda batatana bitewe n'ubu buzima tubayemo kubera impamvu zo gushakisha bakagenda batatana iza gucika intege tuza rero gukora inama tubona ko atari byiza ko groupe Ebeneza yazima burundu bivuze ngo mwarayikundaga muri abakunzi bayo twari abakunzi bayo itangiye gusenyuka mubona ni ibintu bibabaje muhitamo kujya mu joining n'abasaza banyu mukore korali zamuka yego imana ihumurize cyane ubu ngubu se nyuma yo kugera muri korali Ebeneza muyibona gute mubona muri make babakiriye bate basaza bacu batwakiriye neza cyane dukorana neza tubanye neza duhurira kuri byinshi bigiye bitandukanye byarenze kuba ibyo muri korali gusa ahubwo ni abavandimwe tubanye nk'abavandimwe ibyo rero turabikunda cyane tukaba twifuza ko byanakomeza imana igikomeza kubidufashamo mukomeze umubona mwatangiye ntimugasubire inyuma ibyo muhura nabyo byose mujye mwihangana imana iri ku ruhande rwanyu
murakoze. kugira ngo twaganiriye cyane kandi iyo uganira n'abaririmbyi inshuro nyinshi abifuza kuririmba iyo mufashe mikoro ndabizi buriya bamwumva mwayishyira ku muntu ukaririmba. Ndagira ngo turi gusoza iki kiganiro mugiye kuturirimbira indirimbo imwe mushaka cyangwa se mukunda muzo mufite, nimara kuyituririmbira tuhereza hano mikorofone adusengere dusoze ikiganiro cyacu. tugeze mu gihe kigoranye cyane, turashaka uwadutabara. Ni byinshi byiza umwami yakoze, buryo atubere urugero. Twasomye byinshi, tubwirwa byinshi, ariko twibaza ku mwami yatinze. Hahirwa abafite kwizera, vuba azagaruka. Twasomye byinshi, tubwirwa byinshi, ariko twibaza ku mwami yatinze. Hahirwa abafite kwizera, vuba azagaruka. Hari benshi tuzi bagiye kure, bajya gushakira Imana bitari gusa kwibera mu nzu y'Imana. Imigisha y'Uwiteka itugeraho. Twasomye byinshi, tubwirwa byinshi, ariko twibaza ku mwami yatinze. Hahirwa abafite kwizera, vuba azagaruka. Twasomye byinshi, tubwirwa byinshi, ariko twibaza ku mwami yatinze. Hahirwa abafite kwizera, vuba azagaruka. 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 Iyi ni indirimbo nziza cyane isubiza intege mu bugingo bw'abantu bacitse intege, abategereje Yesu bakarambirwa. Tubifurize kugira ngo mugaruke mu nzira, Yesu azagaruka ari bugufi. Rero mwakoze cyane kubana natwe. Njye na Theos Blaise, iyi ni Rio Media TV Rwanda. Turakomeza kubana namwe uko bwije n'uko bukeye. Iri ntangiriro, mukomeze kugira ibihe byiza. Reka Ana dusengere dusoze gahunda yacu. Murakoze. twubaha Imana dusenge. Twongeye gushima data mwiza, gushimiye uburinzi bwawe bwanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gushimiye ko wadukoresheje, turakwinginze ngo uze kubana
natwe twese aho turi bugende, ndetse ukomeze kubana n'abadukurikiye kugira ngo ubutumwa bwawe nibwamamare bugakwira ku isi hose, tuzashima urukundo rwawe. Wakomeza kubana natwe, ukomeze kuturindira abacu kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo ukomeze kuduhera mu izina rya Kristo. amen.